aho ikibazo giherereye ni hehe? Aho ikibazo giherereye ni ukumenya ngo imvugo ishobora gukoreshwa uyu munsi ni imvugo ki, ugereranyije n'imvugo yagombaga kubikoreshwa muri 1994, imvugo ikoreshwa muri 2003. Ese imvugo tugezeho uyu munsi imeze ite? Niye mvugo yakoreshwa kugira ngo abantu be kumva ko ubatonetse, kubera yuko ikibazo dufite nicyo kumenya kuvuga ibintu mu buryo budatoneka abantu. Icyo kibazo rero turaza no kukigarukaho tuvuga ibyerekeye VPRX, inshingano n'indi byo. Icyo kibazo kirebana mbere na mbere no kutabogama, objectivity, muri ibyo kwirinda impuha. Uzi ko igihugu cyacu kirangwa n'impuha cyane kandi ugasanga zivaye ukuri. Ibyo rero bisaba kwigisha pedagogy. Turishyira hamwe ryihaye inshingano zo kuvugurura imvugo ikoreshwa muri iki gihe, tugerageza guhindura imyumvire y'abanyarwanda muri rusange no kurema umunyapolitike mushya bijyanye n'ibihe abanyarwanda bagishakisha ukuntu bakwigobotora ingaruka z'itsembabwoko ryibasiye abatutsi n'akandi kaga kose igihugu cyaciyemo. Bityo intego kaminuza yacu ni ugushyira imbere umuco w'amahoro, ubworoherane no kubabarirana, tuzirikana ko dusangiye ubunyarwanda. Izi nshingano tukaba twazigeraho binyuze mu kwimakaza ubwisanzure mu bitekerezo byubaka. Ibikorwa bya VPRX bijyanye n'inshingano twihaye bikubiyemo imishinga inyuranye mu rwego rw'itangazamakuru ryigisha uburyo abanyarwanda bakwiyunga nyabyo hashyizwe imbere ibiduhuza. Mu bikorwa by'ingenzi biteganyijwe harimo guhanga ibinyamakuru fatizo byanditse mu Kinyarwanda, mu Cyongereza, mu Gifaransa ndetse no mu Giswahili, gutangiza radio na televiziyo Ijwi ry'Amahoro, gushinga ikigo kaminuza cy'itangazamakuru no gushimangira demokarasi. Birumvikana ko umushinga nk'uyu udashobora gushyirwa mu bikorwa leta itawugizemo uruhare mu kuwushishikariza abaturage no kuwutera inkunga mu nzego zose. Bizasaba kandi ubufatanye bw'intiti n'inzobere mu byerekeye imbonezamubano. Hazakenerwa by'umwihariko inkunga zinyuranye ziturutse mu miryango mpuzamahanga iharanira ubwisanzure mu bitekerezo ndetse n'itangazamakuru bihamye. Abaduteze amatwi mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro cya VPRX. Tugiye kugaruka ku kiganiro cya BBC2 cyerekanwe kuri televiziyo kuwa mbere Ukwakira uyu mwaka. Icyo kiganiro cyiswe Rwanda's Untold Story kikaba cyarakuruye impaka ndende bitewe n'uko gishinja Perezida Kagame kugira uruhare mu guhanura indege yari itwaye Juvenal Habyarimana na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Nkuko mubimenyereye rero iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mujye kukigezwaho nanjye Ismail Mbonigaba, nkaba mfashijwe na mugenzi wanjye Jean-Claude Murindahari. Hari abakinnyi bakina umupira batsinda igitego bagasamara bakarangara bakajenjeka bakishyurwa ibitego amagana, ingaruka z'ibyishimo bibi zikabarizayo kwarika. Ikaze Jean-Claude, ndagusuhuje. Ndamusuje nanjye Ismail ndetse n'abadukurikiye bose turabifuriza ibihe byiza. Jean-Claude Murindahari, ngira ngo hari andi makuru wari waduteguriye dushobora kuyumva. Urakoze Ismail. Amwe muri yo nuko mu muhango w'irahira rya Bernard Makuza, perezida mushya wa Sena y'u Rwanda, hari ku itariki ya 14 Ukwakira. Ni ukuvuga rero nyuma y'ibyumweru bibiri cya kiganiro Rwanda's Untold Story kibaye, umukuru w'igihugu Paul Kagame bwabaye ubwa mbere akivugaho agaragaza ko yababajwe cyane no kubona BBC yaragitambukije. Indi nkuru ni yuko Valentin
Bagorikunda umushinjacyaha mukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje ko afite ibimenyetso bifatika kw'imibiri yabonetse mu kiyaga cya Rweru kuva mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka, aremeza ko yaturutse mu Rwanda. Naho Louise Mushikiwabo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, we yatangaje ko leta arimo itemera na gato ibyo Burundi bwatangaje. Kuri ndakwibagirwa ko aho wavuye ari kure cyane, akarengane n'urugomo nibyo byakugejeje mu rupfu, none rero ngo byiduhetse uramenye iyo mijishi itajishuka uramenye. Jean Claude, kiriya kiganiro cya BBC2 gikomeje kuvugisha abantu amangambure, kirabavugisha menshi, ariko bisa naho bamwe bihutiye kugishimagiza, abandi bihutira kucyamagana, ariko batazi ibyakivugiwemo. Ejo ushobora kuduha inshamake yacyo? Ku itariki ya mbere Ukwakira rero nk'uko wabivugaga, nibwo BBC yahitishije ikiganiro yise Rwanda's Untold Story, umuntu acishirije, bishatse kuvuga ngo ibitari byarigeze bivugwa ku Rwanda. Itariki ikiganiro yahitishijeho ntabwo ari ibonetse yose, niyibutsa umunsi wa mbere ingabo za FPR zagabye igitero ku Rwanda. Muri iki kiganiro Jane Corbin afatanyije na John Connolly batangira berekana ko nyuma ya jenoside hari ibikorwa by'iterambere byagezeho mu Rwanda nk'imihanda, amazu, itumanaho n'ibindi. Abakoze iki kiganiro berekana uburyo mu Rwanda hakoze ubwicanyi ndengakamere, bakaba barageze i Murambi baganira n'umuyobozi mukuru w'urwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi. Mu kuganira nawe mu byo yababwiye harimo ko kugira ngo abantu bahure bibuka bazirikana kandi ho kugira bigiza nkana inyubako z'urwibutso ari ikimenyetso gihoraho kandi gifatika. Jane Corbin asobanura ko yifuje kuganira n'abategetsi b'u Rwanda barimo Perezida Paul Kagame, ariko ntibamwemerera. Mu kiganiro Rwanda's Untold Story, mu bavuga ku byabaye mu Rwanda harimo abanyarwanda ubwabo bahoze ari ibyegera cyangwa bakaba bari bafite aho bahuriye mu kazi na Perezida Paul Kagame, kimwe n'abandi babonesheje amaso yabo ibyabaye. Muri iki kiganiro kandi harimo n'abanyamahanga bakoze ubushakashatsi ku byabaye mu Rwanda. General Kayumba Nyamwasa wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo, akaba kandi yarabaye n'umuyobozi mukuru w'ubutasi, avuga ko azi neza 100% ko igikorwa cy'iraswa ry'indege yarimo Perezida Habyarimana nabo bari bari kumwe ari igikorwa cyategetswe na Paul Kagame. Undi ubyemeza ni Dr. Theogene Rudasingwa wabaye umuyobozi mukuru w'ibiro bya Perezida Kagame. Uwa gatatu bishimangira na Aloys Ruyenzi wari mu bari bashinzwe kurinda Paul Kagame. Ku ruhande rw'abanyamahanga, James Lyons wari umukozi wa FBI asobanura ko yari mu itsinda ryakoze iperereza muri 1997 ko kandi iryo tsinda ryari ryasanze hari ubwicanyi ndengakamere n'ibyaha byibasiye inyoko muntu byagombaga gukurikiranwa kuri General Major Paul Kagame. Nyamara ariko Louise Arbour wari umushinjacyaha mukuru muri TPIR akaba yaraburijemo icyo gikorwa. Carla Del Ponte wamusimbuye asobanura ko nyuma yo kubona ibimenyetso byerekanaga ko Paul Kagame n'ibyegera bye bagize uruhare mu mahano yabaye mu Rwanda, yashatse kubakurikirana ariko ngo bakingirwe ikibaba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'Ubwongereza. Muri iki kiganiro kandi hibutswa ko TPIR ritigeze ibona ibimenyetso by'itegurwa rya jenoside, ko ndetse icyaha cyo kuyitegura cyahanaguwe uwitwaga ko yari ku isonga ry'ubwicanyi akaba yarakurikiranyweho gusa ibindi byaha. Abandi bashakashatsi bavuga ko bigiriye mu Rwanda bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya Michigan ni Alan Stam na Dr. Christian Davenport, bavuga ko ngo n'imibare ivugwa ku bishwe yagoretswe. Abo banyamerika bavuga ko kuri miliyoni isaga ivugwa y'abishwe ngo bidashoboka ko bose baba ari Abatutsi, kuko ngo batagezaga kuri uwo mubare. Ngo bikaba kandi bigaragara ko abenshi ari Abahutu. Bahera
bagahera aho rero bavuga bati nk'umuntu nka Victoire Ingabire Umuhoza afungiye ubusa kuko ibyo yavuze kwa moko yombi yahohotewe akicwa akwiye kwibukwa no kunamirwa kw'ibyo yavugaga ari ukuri. Mu byo abagabo bombi bavuze maze bigateza amakenga mu banyarwanda batari bake, hari aho bavuze ko ubwicanyi bwakomatanyije ndetse bukagira intera ngo ntacyo bushingiyeho. Undi watanze ubuhamya muri iki kiganiro n'umunyarwandakazi Marie Bamutese wasobanuye uburyo impunzi z'abasivili ngo zahizwe bukware muri Kongo zigahigishwa uruhindu. Yitanzeho urugero rw'ukuntu yiboneye n'amaso ye abantu bishwe urw'agacinyaguru, abato n'abakuru nta gutoranya, ndetse ko bishwe mu bishwe hakaba harimo nabe, ngo mu by'ukuri we uburyo yarokotse n'igitangaza. Iki kiganiro cyateye ipfunwe rikomeye abategetsi bakuru b'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yabigaragaje ubwo yari mu muhango w'irahira rya perezida mushya wa Sena Bernard Makuza ku itariki 14 Ukwakira. Nyuma y'ibyumweru bibiri byose ikiganiro Rwanda's Untold Story gitambutse, aho yavuze ko kiriya kiganiro ngo kuri we abonamo ubushinyaguzi no gushaka gutwara ibintu mucuri. Urakoze cyane Jean Claude. Muri iki kiganiro turi kumwe n'abatumirwa ba VPRX, abantu bamenyerewe cyane, abatwumva basanzwe bumva. Hari Maître Innocent Twagiramungu uri Buruseli. Nagira ngo nguhe ikaze Maître. Urakoze Ismail, mwakoze kuntumira kugira ngo tuganire kuri iki cyumweru. Turi kumwe kandi na François Munyabagisha, umunyarwanda utuye mu mujyi wa Drummondville hano muri Canada. François Munyabagisha ndagusuhuje. Mukomere Ismail na Jean Claude na Innocent. Bahaye ikaze rero mwembi, mubarizwa muri Syrie, le Club des Intellectuels Rwandais intègre, do kuvuga ishyirahamwe ry'abanyarwanda b'abanyabwenge baharanira ubunyangamugayo. Ese mumaze kumva inshamake ya kiriya kiganiro cyakozwe na BBC2, ndetse hari n'ubundi buryo yenda mwaba mwaracyumvishemo. Ese mwaba mwarumvisemo ikintu cyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi? François Munyabagisha. Kimwe niba narumvise nta, ariko muri make rwose ngiye ntaho numvise ko icyo kiganiro gihakana. Maître Innocent Twagiramungu, iki kiganiro nawe usa naho wagikurikiranye cyane, ndetse uri mu bantu ba mbere bagishyize ku mbuga mpuzambaga, weho urakivugaho iki? Urakoze Ismail. Kuri icyo kibazo wari ubajije ni uko bigaragara nta hantu na hamwe ari abanyamakuru bari muri kiriya kiganiro, ari abatumirwa babo, abantu b'abarimu bo muri za kaminuza bari batumiwe, ari n'abanyarwanda bari barimo, ndetse benshi harimo n'abacitse ku icumu cyangwa bafite bene wabo bishwe muri jenoside. Wabonyemo Dr Rudasingwa Theogene, wabonyemo Kayumba Nyamwasa, n'abandi barimo. Rwose nta muntu n'umwe mu barimo wari ufite inyungu yo kuvuga ko ahakana jenoside, kandi nta n'ubigize bisohoka mu kanwa ke. Nkeka ko kandi bitari intego y'abanyamakuru ba BBC bateguye kiriya kiganiro, kuko wabonaga ikigamijwe ahubwo ari ukugira ngo haboneke abatumye ayo mahano akorwa ni bande, byagenze gute. Wabonaga ari cyo bagambiriye kurusha uko bahakana ibyabaye, kubera ko murabizi byabaye ku manywa y'ihangu, amasatelite yose yarabifashe, abanyarwanda benshi bari babirimo, ari ababikorerwaga ari n'ababikoraga. Ndumva nta muntu ukibihakana ibyabaye byarabaye, ahubwo basigaye kumenya koko ukuri ku byabaye, kugira ngo kudakomeza gupfukiranwa. Nkeka ko ari wo muganda BBC yazanye muri iki. Navuga yuko ari umuganda koko ukomeye BBC yaba yaratanze mu buryo bwo gushakisha
ibintu uko byagenze ngira ngo no mu batanze ubuhamya harimo abantu bafungiye icyaha cya jenoside bemera ko bayikoze ndetse bakavuga n'impamvu zagiye zibibatera bamwe na bamwe. Ubwo rero ikintu cyo gupfobya itsembabwoko muri kiriya kiganiro ndasanga ari ikintu ubutegetsi bw'i Kigali bukwiye kongera kurushaho gutekereza cyangwa se gusobanurira abanyarwanda. Ndagira ngo rwose tuze kugenda kubyo nakwita ingingo ku ngingo kugira ngo ibintu bisobanurwe neza n'abatumirwa bacu kuko babifiteho ibitekerezo. Twavugaga mu kanya ku bijyanye na jenoside. Biragaragara yuko jenoside umuntu yihakana ntawe nabonye yihakana muri kiriya kiganiro nk'uko n'abatumirwa bacu babivuze, ariko noneho tuvuze ku kintu kijyanye n'icyo bita itegurwa planning y'igikorwa cya jenoside. Muzi ko TPR yo itigeze yavuze yuko itabona ibimenyetso, ariko Maître Innocent ibimenyetso byitegurwa byose hari icyo bihindura na gatoya ku bijyanye n'uko jenoside yabaye mu Rwanda ari jenoside nyine. Ndagira ngo ugire icyo bitubwira. Urakoze Jean Claude, nyeka ko nta cyo bihinduraho na gatoya, ahubwo ndumva niba mwarakurikiye ari ikiganiro nigeze gukora kuri BBC gahuza miryango mu kiganiro cyitwa Imvo n'Imvano. Icyo gihe bari banumiye n'umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda w'icyo gihe yari Martin Ngoga, dusesengura TPR ko igiye kurangiza imirimo yayo, tunasesengura urwo rubanza rwa Bagosora. Mu by'ukuri wari mu bantu bakomeye baregwaga icyo kibazo cyo gutegura jenoside. Nerekanye mu cyo kiganiro ko mu by'ukuri ukurikije aya masezerano mpuzamahanga yasimuye kuri kiriya cyaha cya jenoside, amasezerano ya Geneve mu mwaka wa 1948, ingingo ateganya ku byerekeye icyo cyaha ni ingingo ya 2 giteganya mu by'ukuri ivuga jenoside icyo ari cyo. Mu byo iyo ngingo ya 2 ivuga ntabwo icyo kibazo cyo gutegura igishyiramo nk'aho kigomba kuba aricyo cyerekana ko umuntu yakoze icyo cyaha cya jenoside. Wenda nayibasomera gatoya, ariko ndumva wenda mujya mubigarukaho cyane. Nuko iyo ngingo ya 2 ivuga ko jenoside igomba kumva ko umuntu uyiregwa abamurega bagomba kwerekana ko yagize ubushake bugaragara bwo gushaka kurimbura ubwoko cyangwa se kurimbura bavuga groupe nationale, no kuvuga ushobora kuba itsinda ry'abantu bageze bene gihugu bwabo cyangwa se baziza idini ryabo. Bavuga rero ko ushobora kuba ushaka kubarimbura bose cyangwa se ushobora kurimbura bakeya, simba ko bigaragara ko ushaka kurimbura bose niba bari bakeya ushaka kurimbura, ariko ntabwo bavuga ko ugomba kuba warakoze plan imaze igihe kirekire. Ntabwo umushinjacyaha afite iyo nshingano ukurikije ayo masezerano ya 1948. Ndabitindaho gatoya kubera ko mu by'ukuri usanga abaprocureur bose bagiye basimburana Arusha muri manza z'abanyarwanda, barashakishije icyo kintu cya plan yo gukora jenoside ku buryo mu by'ukuri ubona kubera ko itari ikibazo cy'amategeko, ahubwo ari ikibazo kimeze nk'ari politike, kubera ko bari bafitemo inyungu za politiki zindi zo kuba iyo plan yaboneka, ariko ntabwo rwose iteganyijwe nk'umuntu w'umucamanza ko igomba kwerekanwa. Urukundo rukayoyoka rukaba nk'aya mashara yakagurumana akazima adasize ntigishirira. Ibyishimo bibi biragatsindwa, ibyishimo bibi biragatsindwa, birutwa n'umwe
nziza ndabarahiye birutwa no kubabazwa ntuhemuke ahubwo ugafata ibyemezo byo kwivana mu kababaro Rwanda nziza ngo byiduhetse nza kuri Maître Twagiramungu umunyamategeko Charles Kambanda we avuga yuko nta jenoside yabaye kubera yuko iyo plan itabonetse ibyo bintu mu byumva kimwe ntago mbyumva kimwe kuko ni ikibazo cy'amategeko mpuzamahanga ubwo narimbi nagira ngo mbabwire ko nk'urugero ibyo narimbabwe n'ibiteganyijwe muri iyo convention muri amategeko mpuzamahanga ya Geneve ariko hari nk'ibihugu bimwe na bimwe byagiye biteganya bikajya kure cyane kurusha uko ayo mategeko mpuzamahanga ya Geneve abiteganya ku buryo yo ibyo bihugu bimwe na bimwe bisaba ko mu by'ukuri hagomba kwerekanwa plan nababwira cyane cyane nk'igihugu cy'Ubufaransa nk'igihugu cy'Ubufaransa mu gitabo mpanabyaha cyabo ni ingingo ya 211 iteganya ko icyaha cya jenoside igihe nta plan igaragara yabayeho yo kubyerekana ko byateguwe kidashobora guhama umuntu ukurikiranwe nkeka ko rero hari abashakashatsi benshi bamwe bumva ko mu by'ukuri aya mategeko mpuzamahanga yagombye gutera imbere akajya asaba ko haboneka plan kugira ngo abantu bakurikiranweho jenoside n'ibitabo icyo ngicyo wenda bakurikiranweho ibyaha byibasiye inyoko muntu cyangwa se ibyaha by'intambara ariko be kuregwa jenoside mu bantu bajijutse barutse kuganira cyane nk'uriya mushakashatsi Charles Kambanda wigisha muri Amerika wanabaye mu nkotanyi cyane muzi ko yavukiye mu Uganda akigayo abigishe no mu Rwanda mu nyuma ya jenoside yanafashije FPR cyane mu ntambara yayo n'ubara cyangwa ko kakirimo ariko kiriya kibazo rero ntabwo ari wenyine ukibaza gusa hari abandi banyabwenge benshi abashakashatsi benshi bo batekereza ko kuterekana ko habayeho plan yo gukora jenoside igihe cyose plan itabonetse ko byagombye gupfobya mu by'ukuri icyaha cya jenoside ko umuntu ukurikiranwa atagombye kuregwa jenoside mu gihe nta plan mbere yaho yabonetse yo kubyerekana ariko rero Maître Innocent Kambanda azana ziriya maka ntabwo ari bibi kubera ko biri muri icyo ngicyo cyo kugira ngo amategeko mpuzamahanga abashe gutera imbere ariko ntabwo ukurikije aya mategeko ya Convention de Genève 1948 ateganya ikibazo cya jenoside na cyane n'amategeko agenga runo rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwagiyeho rurirahe mu mahanga yose asigaye ahuriyeho menshi rwatangiye mu 2002 narwo rwakomeje muri gahunda yari amasezerano yo 1948 ya jenoside ntabwo plan ari mutwaro ugomba kwerekanwa kugira ngo umushinjacyaha abashe kuzana umuntu amurega jenoside mu rukiko mpuzamahanga ari nayo mpamvu mbese arusha mu by'ukuri umuntu atabasha kuvuga ko mu Rwanda hataba jenoside mu gihe urukiko rutabashije kwerekana ko hari plan yabayeho yateguwe imyaka 10 imbere yaho cyangwa se imyaka 20 imbere yaho cyangwa imyaka 50 imbere yaho abantu bategura ko bazarimbura abandi iyo plan itabashije kwerekanwa ibisobanura ko hadashobora kuba jenoside kubera ko icyangombwa no kwerekana gusa ko abantu bashatse kurimbura abandi bose cyangwa se igice cyabo. François Munyabagisha, u Rwanda, ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko itsembabwoko ryibasiye abatutsi ryateguwe ko ndetse atari ibyo muri 1994 gusa
ko byatangiye muri za 59 ibyo bintu wumva plan ya genocide ishobora gukorwa mu gihe cy'imyaka nk'iyo ngiyo nk'uko bari abantu bashaka kubitwumvisha aha ngaha njyewe uko mbibona abantu dukunda kuvanga indorerwamo tureberamo hari ukureba icyo kibazo cya jenoside ukakirebera mu ndorerwamo y'amategeko nk'uko Maître Innocent amaze kudusobanurira mu magambo arambuye ukakirebera mu ndorerwamo y'amategeko noneho niba ukirebeye mu ndorerwamo y'amategeko mu by'ukuri kuvuga ngo jenoside yabaye planifiye ngo guhera ryari na ryari ubivuga buryo gusa umunyamategeko yakwereka ko ibi ngibi nta shingiro bifite ariko hari ubundi dushobora kubirebera mu ndorerwamo ya politiki umuntu ukubwira ngo yabaye planifiye ngo guhera muri 59 mu by'ukuri arimo arakina amakarita ya politiki aravuga ararebera mu ndorerwamo ya politiki aravuga bya politiki ariko bya politiki bimwe bya za politiki zimwe za demagogique un peu bon anama ni ntuza ni n'amadorobindi nanone y'amarangamutima ko hari umuntu wifitiye nawe akababaro ke noneho akakubwira ati umva ibiriya byabaye muri 94 byatangiye kera ntabwo kwica abatutsi byaje hari kiriya gihe gusa bihera kera cyane umva rero ko agiye nanone mu kababaro ke izo deba rero ko zibaye zigenda ziba nyinshi ngo hari n'izindi n'ubundi buryo umuntu n'izindi mpande umuntu yabibonamo tukazivangira hamwe njye mbona rero uko ubibajije njye planification d'ailleurs bigarutseho nk'uko Maître Innocent yabivugaga si ngombwa ariko nanone wenda yaba ibyo bita ngo hariya facteur aggravant préméditation circonstance aggravante circonstance aggravante bon niba umuntu yishe undi yarabigambiriye yaramaze yabigambirira ntabwo ari kimwe nuko yamwica bisa naho bimugwiririye abashakashatsi muri kira kiganiro cya BBC bakoresheje ijambo bita random killings bivuga ngo mbese abantu bishe bisa naho bihubukiweho batabigambiriye icyo kintu nicyo cyababaje cyane leta y'u Rwanda n'abayivugira baravuga bati ibi bintu no gupfobya itsembabwoko ese mu gahunda yo kwica abatutsi ntago yabaye iyo gahunda nk'uko mwabivugaga abantu arusha wenda iri mu kintu wenda twazavuga tutarusha wenda yahara cyo yakoze ariko nabyo ntabwo bihwitse nge arusha ntabwo njya nyikunda ntabwo njya nyemera cyane ariko mu by'ukuri uretse kwirengagiza niba hari umuntu wa planifiye ubwicanyi uko aho tumureba aho tujya kumushakiraho ntabwo ariho ntabwo nemera yuko iyo bavuga ngo iriya guverinoma ngo yaplanifiye ubwicanyi hanyuma se iplanifiye ubwicanyi none igiye kubushyira mu bikorwa ya plan ijya hehe ko iyo guverinoma yari ifite radiyo Rwanda ntabwo radiyo Rwanda mwigeze mwumva iba yimuya ijya kugira role ikina muri buriya bwicanyi ibivugwa nuko radiyo Rwanda nyine yakoreshejwe mu gutambutsa ubutumwa bw'abantu bahamagariraga abandi kwica ntaho biri ibyo ngibyo ntabyo nigeze numva njye numvaga radiyo Rwanda ni FRM yabikoze
ntabwo ari radiyo Rwanda. RTRM yakoze ibyo bintu kandi RTRM ntabwo ari radiyo ya guverinoma. Niyo hari abantu baplanifiye wenda jenoside baba ari abantu wajya kubashakira aho ngaho umwe mu gace kuko hanuza kuko RTRM ariko nabwo wogira ngo ntabwo ari byo. Ariko François Munyabagisha nta guciye mu ijambo ikibazo mugenzi wanjye Ismail abaza tugezeho ni ikijyanye no kuvuga ngo abantu bishwe bitagambiriwe. Ni ukuvuga hari impamvu bashingiragaho zirazwi. Icyo nicyo kibazo. Bajya kwica abantu ntibarebaga ngo ni kanaka kubera yuko ari iki n'iki. Ni iki kibazo aho ngaho. Donc kujya gushakisha na plan en fait wa mugani naye nakwibaza isizo plan turazishakira cyangwa turebe wa mugani uko byagenze. Hari ibintu bibiri kimwe cyo iyo tuvuga ngo ibintu baraplanifie wenda n'abantu bishyize hari abaraplanifia ubwo nuvuga ko tugiye mu kujya gushaka abantu mu by'ukuri b'abanyepolitike cyangwa se abantu babagira nabi bishyize hamwe. Noneho hari nuko bavuga ngo ubwicanyi bwabaye spontané. Noneho hari cya kintu cyakunze kuvuga ngo habaye explosion ngo abaturage bararakara. Bon noneho nuva yuko niba bigiye aho ngaho kuvuga ngo abaturage ngo bararakaye bica abandi. Donc nuvuga ko cyaha cya politique kibaye dilué quoi. Or nabyo tuzi neza ko atari ibyo byo kuvuga ngo abaturage bararakaye bica abandi. Ni abaturage bangaye. Quelque bandi barazinera hamwe n'iki byose bagiye bakica abandi. Ariko nanone ikintu cy'ingenzi nge mbona tugomba kureba kuko hari ukuntu dushobora kureba ibyo bibazo tubishakamo kujya guca imanza nk'abanyamategeko. Ariko nanone tumenye yuko ibintu tubireba tugomba kubireba soit tureba mu mategeko cyangwa se tujya kwalimenta ukwemera ni imbonezamubano. Niba rero tureba imbonezamubano n'ukwemera kwacu tubanze turebe biriya bintu byo muri 1994 bya guturika kuriya hari hasanzwe hari ibivumbikisho byabyenyirizaga. Ibivumbikisho rero ntabwo ibyo bivumbikisho nta muntu wabiplanifiye. Nibyo erega hari hamaze u Rwanda rwari rumaze imyaka 4 yose mu ntambara ndetse bivugwa mu myandiko mu maradiyo. Icyo gihe ni radiyo RTRM yari hari birumvikana yavugaga iti muramenye Perezida Habyarimana ntagira umwica azamenye yuko abatutsi bazashira. Ibyo bintu byari byaranditswe byaranavuzwe ku maradiyo. Tugiye tubona ko Habyarimana arishwe akaba ariho abantu bavuga bati urupfu rwa Habyarimana ni rusobanurwa byagenze biti. Tifashishaga hingana kababaro narize abandi byishimo ariko sinzigera nkoresha ibyishimo nahawe ngo mbababaze Nagasana zabiduhamo ubuzima budashira Zaba igikoresho cy'amahoro y'Imana aho urwango rwashize ibirindiro kire nagira ngo mbunganire ndumva muri cya kiganiro mwarabonye General Kayumba Nyamwasa yavuga ati Perezida Kagame afite uruhare rukomeye cyane muri bwa bwicanyi bwabaye kubera ko ukurikije intambara yari ihari ni nka wa muntu washyira essence ku byatsi noneho ukaba watekereza ko nuza gushyiraho umwambi w'ikibiriti warashe
ukibwira ko bitaza gukongoka nibyo bivumbikisho François yatubwiraga nibyo bivumbikisho François yavugaga nkeka ko mu by'ukuri ntabwo ikibazo cy'u Rwanda wagisesengura utazanye icyo kintu cy'iyo context nk'uko wari utangiye kuvuga intambara yari imaze imyaka 4 ariko nkeka ko cyane nk'uko Kayumba Nyamwasa yashaka kubivuga nyine twari tugeze ahantu hakomeye cyane nagira ngo mvuge ku bintu 4 bigaragaza wamane kuko umwambi washoboraga kuza ibintu bigahita bikongoka twari ku kirunga giteye ubwoba ingingo ya mbere ikomeye muzi ko buri gihe ibintu bya mu Rwanda ubwicanyi bukunze kuba dukunze kugenda cyane cyane n'abarundi usanga situation zimwe zibaye mu Burundi zitera ibibazo mu Rwanda nk'uko bibaye mu Rwanda bishobora kuba bigira ingaruka ku Burundi nibyo ingaruka ku Burundi muri cyana gatatu murabona president Ndadaye umuperezida w'umuhutu wari umaze kujyaho nyuma y'imyaka myinshi abahutu batagiye nta butegetsi bafite akaba yaragiye ku butegetsi amaze gutorwa mu mashyaka menshi abasirikare b'abatutsi bari bariho akabizera ntahita bahindura avuga ati yumva igihugu kizagenda mu mahoro akicwa urupfu rubi cyane kandi n'ubu ngubu hari amakuru menshi avuga ko mu by'ukuri no mu byo ashobora kuba yarazize kuba yarishwe vuba ko Kagame ashobora kuba afitemo uruhare muzi ko cyane cyane burya radiyo Muhabura yavugiraga i Bujumbura mu bwoba bwinshi FPR yari ifite harimo ikibazo cy'uko Ndadaye ashobora no guhagarika ikibazo cya radiyo Muhabura ndetse hakaba haba n'ikibazo cyane cyane strategique militaire cy'imfashanyo nyinshi babonaga ziva i Burundi zashobora kuzagira ingorane ku buryo bavuga ko abenshi amakuru menshi yemeza ko Kagame ubwe yagiye kuyobora inama y'abofisiye b'abatutsi Burundi kugira ngo abasabe ko bica byanze bikunze mu maguru mashyashya Ndadaye kugira ngo intambara yo mu Rwanda azabashe kwitsinda murumva ko amakuru nk'ayo ngayo aramutse kuko abaye ariyo murumva icyo kirungo ukuntu cyari kuba kimeze Ndadaye yamaze kwicwa muzi ubwicanyi bwabayeho hari abatutsi babiguyemo ariko hari n'abahutu bishwemo urumva ko umwuka wari mubi mu gace kacu wakongeraho rero imyaka 4 y'intambara twari turimo ubwicanyi bwagiye buba muzi amaprefegitura ya Ruhengeri ukuntu yabayemo ubwicanyi bukomeye cyane FPR ahantu yari yagendaga ifata ndetse n'ibyumba muzi ko byize no kuvuga bati ibyumba tuzahatera itabi muzi ko rwose abantu benshi bakomoka ibyumba bavuga bati twebwe ari nk'amakomune usanga nta muntu ugihari ibyumba yari ifite abaturage bageze ku 770 ariko igice cyabo cyose cyari mu nkambi ya Nyacyonga urumva bose bari impunzi igice cy'abaturage babyumba donc abantu benshi rero hari amaraporo abigaragaza ndumva mwagize kumva raporo bita Gerson report isobanura mu by'ukuri ni raporo umuryango mpuzamahanga HCR wari watse iyo raporo rwose yerekana ukuntu FPR yishe abahutu aho ngaho cyane cyane muri byumba no mu Ruhengeri muri za zone bari bafite ku buryo bigaragara ko abantu bagiye bicwa bazizwa ubwoko bwabo cyane cyane hanagamijwe kugira ngo bahatuze abandi bantu bashyashya cyane cyane abantu babo babanaga mu Uganda ni ikintu gikomeye nacyo urumva umwuka mubi cya aho nyine ushatse kuvuga yuko ari bya ndacyari muri bya byatsi byabivumbikisha essence ikindi cya gatatu mwabonye ubwicanyi bukomeye cyane
FPR yatangiye mu gihugu mu konyegeza kugira ngo uko ibintu bizashye ibone uko yafata igihugu gifatiye mu nduru. Murabona abapolitisiye bakomeye, muzi Gatabazi Felicien wari muri PSD, muzi Gapyisi Emmanuel, muzi Babucyana, ndetse muzi barwambuka mu Fidele Rwambuka mu Kanzenze n'abandi bantu bakomeye cyane bagiye bicwa. Ndetse twagira mungu nagira ngo nkubaze niba kuri aba banyapolitike bikunze koko kuvugwa ko FPR yaba yarabigizemo uruhare, ariko ku munsi wa none koko hari umunyamategeko, ku munsi wa none hari ibintu bifatika abantu bagashingiyeho babyemeza. Ubu ngubu ntabwo bikiri ibanga, hari ubushakashatsi bwinshi bunyuranye bwemeza rwose ko abantu bishwe na FPR ndetse n'ababigizemo uruhare benshi. Turabafite n'amazina yabo n'amasaha byagiye bibera, usibye abagiye baraswa yenda nijoro, nk'umuntu bita Martin Bucyana yishwe amanywa y'ihangu, yishwe ku manywa y'ihangu, yicirwa kwa Nkunda Bagenzi hari i Butare. Ni gute abantu bashobora kuvuga yuko ari FPR kandi byari abaturage bagize gutya bagafunga imihanda, umuntu yaza bakamwica bareba? Ibyo byakorwa n'abita ba tekinisien ba FPR bahari bashinzwe gukora izo za operation zo kugira ngo muri zone ya leta uwo mwuka mubi uyongere cyane, mbese habone ko ubwicanyi buzaba. Ndumva twazabigaruka wenda mu kindi kiganiro. Ibyo bintu byose rero mu by'ukuri byaje ku noza firimbi ya nyuma yabaye kuvuga ati Habyarimana agomba gupfa kugira ngo dufate ubutegetsi bwose, kubera ko amasezerano Arusha twakoze yaragamije kugira ngo asinzirize abantu gusa. Ugeze rero ku kintu twagira ngo tukubazeho Maître Innocent Twagiramungu, kugeza ku munsi wa none uvuze ku kibazo kiraswa ry'indege, niho twagira ngo ingingo dukomerezaho. Ku munsi wa none tuzi amaperereza yagiye akorwa, hari iperereza ryakozwe n'umucamanza Jean-Louis Bruguière, tuzi yuko yaje gusimburwa na Marc Trevidic na Nathalie Pou bakiri mu iperereza. Kugeza ku munsi wa none tuzi iperereza ryakozwe n'abanya-Espanyol, tuzi iperereza ryagiye rikorwa n'abanyamahanga bandi banyuranye, tuzi ko hari n'iperereza ryakozwe n'uruhande rwa leta y'u Rwanda. Turagira ngo tukubaze nk'umunyamategeko, ku munsi wa none hari ibintu twavuga twashingiraho, abantu baba abanyarwanda baba abanyamahanga bashingiraho bakavuga bati ku munsi wa none koko dore ikintu, dore abantu bafite uruhare mu iraswa ry'iriya ndege. Hari ibyo twashingiraho cyangwa dukwiriye kuba twaba abantu bagitegereza, cyane cyane ko iyi ngingo yavuzweho muri kiriya kiganiro cyane rwose? Urakoze Jean Claude, nkeka ko umukino wo gukina nabyita injangwe n'imbeba wari ukwiye kurangira. Twapfushije abantu benshi mu Rwanda, abatutsi benshi barishwe bazira ubwoko bwabo, hari abahutu nabo batari bakeya benshi cyane bishwe bazira ubwoko bwabo. Dukeneye kugira ngo mu Rwanda tuve mu kinyoma, twubake u Rwanda rushyashya rushingiye ku kuri. Mu by'ukuri twaba dukeneye nk'ikintu kimeze nka komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge nka kiriya cyo muri Afurika y'Epfo, cyo kugira ngo nka leta ibe yashyiraho cadre yo kugira ngo abantu bafite amakuru ya nyayo ku kuntu ibintu byagenze, ninde wapfuye, yishwe nande, byagenze gute, ayo makuru yose abashe kujya hanze, ariko bigamije kugira ngo hubakwe amateka twese twubaha twibonamo ashingiye ku kuri, kugira ngo igihugu kibashe kubaho, igihugu kimeze nabyita kugira ngo tubashe kubaka ini nation, kugira ngo tubashe kubaka igihugu cy'abantu bose rimwe nta byo kubeshyana. Nkeka ko rero hari amakuru menshi
agaragaza ko iriya ndege yahaniwe na FPR. Hari byinshi mfite kubera amadosiye nagiye njyamo, ntapfa wenda kuvuga gutya mu kiganiro uko byasaba nk'icyumweru kugira ngo abantu babyumve neza, ariko ntibyambuza kubivuga mu ncamake ntarenze kumena amabanga menshi y'akazi. Ariko nkeka ko iyo umuntu yarashinzwe ingabo ari umushefu w'ingabo nka Nyamwasa avuga ati ngiye ibyo bintu ndabizi, ninjye wari kizigenza, nzi uko byagenze. Umuntu nk'uwo nguwo kugira ngo umuvuguruze uti wibeshya umugabo urashaka kwibeshyira ko ari wowe n'abantu mwakonaga mwashatse mwahanu indege mu nyungu zanyu za gisirikare na politiki, uwo muntu waza kumunyomoza gute ubikuye? Ahubwo nkeka ko wamusamira hejuru ukavuga uti mbo wa mugabo ubuze ibyo ngibyo, noneho vayo dore tukwasi umutekano wawe tubungabunge, uze uduhe ibimenyetso by'ibyo bintu uvuga, utubwire idonido uko byagenze kugira ngo tuve mu gihu, tuve mu byo kubeshya. Nyakora rero muri uyu mukino muri ibibazo turimo by'u Rwanda hari abantu benshi badashaka ko kuri kujya hanze kubera impamvu za inyungu za politiki bifitemo. Hari abanyarwanda, hari nahera wenda cyane cyane bari ku butegetsi ubu ngubu kubera ko bavuze ikinyoma bakigira abamarayika kuva imyaka 20. Hari abenshi b'abanyamahanga babafashije muri iyo migambi, ibihugu byinshi bikomeye bitashaka kuri kumenyekana, ariko wenda bakabumva igihe kigeze ko kwamenyekana, wenda bashaka kutamenyekana mu myaka 10-20 ishize, ariko wenda bageza bumva binagiye hanze bikamenyekana ntacyo byabangamira inyungu zabo za politiki ku buryo bashobora kureka abantu bamwe babizi bakabivuga. Wavuga iki ku bijyanye na ririya perereza mu by'ukuri ritaragera ku ndunduro neza, iperereza rya Marc Trevidi na Natalipu basa nkaho ibyo bari kuvuga ku munsi wa none bidahura neza n'ibyo wababanjirije ari we Jean Louis Bruguière? Ibyo ngibyo bivugaho iki nk'umunyamategeko? Nabonye hari abenshi muri social media, kuri Facebook na za Twitter ndetse no muri za forum mu mbuga z'impaka za politike bagerageza kugira ngo iriya procedure yo mu Faransa bayiburizemo, bakine nkaho ari nk'umukino wa diplomasi barimo, nkaho bitakiri urukiko. Ariko nkeka ko burya iyo ibihanganye bijya gushwanyuka bigira uko bishwanyuka, bigira uko bigenda. Nkeka ko ntawahakana ko uriya mugabo Sarkozy na Kouchner bitwaye nabi cyane, byaba mu kibazo cy'u Rwanda ndetse no muri diplomasi y'ibihugu byabo. Nkeka ko rero bano bagabo, uno mugabo Trevidic na Pumuruno bakomeje inankete ku byerekeye ihanurwa ry'indege mu Rwanda. Ibyo barimo ntabwo ari bimanuka, ntabwo bari dosiye batangiye ubwabo. Dosiye yatangiwe na Juge Bruguière. Juge Bruguière ibyo yakoze nasona abantu ko muri procedure pénale mu kuvuga mu mategeko agenga ibyaha nk'ibi ngibi bikomeye, cyane cyane amategeko y'Ubufaransa uko ateganyijwe, hari ibimenyetso byinshi umucamanza agomba kureba. Hari ubuhamya abatangabuhamya y'ibyo abantu bazi. Juge Bruguière yumvisha abantu benshi cyane. Hari ibimenyetso noneho ashobora gukusanya, yakoze ibyo bita za komisiyo rogatoire internationale nyinshi cyane mu Barusiya, ajya gutohoza, yagiye muri Amerika, hari amadosiye menshi abanyamerika bari barahishe yari classé, batabashaga
kuba baha abantu kugira ngo bamenye ibirimo, ariko Juge Burger aho yari amakete ye atararangiza abanyamerika hari ibyo bafashe icyemezo ko bishobora noneho kumenyekana. Mu dosiye n'ayo madosiye y'abanyamerika arimo iby'abarusi bamuhaye byerekeranye na misile uko zavuye mu Burusi zikajya mu Buganda bazigurishije nera, byose birimo n'amanimero yabyo. Noneho hari amadetayi uko byavuye mu Buganda bikajya muri FPR nuko byageze aho barasiye. Ibyo bintu byose rero ntabwo Trevidic nubwo Sarkozy amubwira ati ngewe kuri ikibazo cya politiki ndashaka ya madosiye urebe uko yafindafinda birangire, wenda kubera inyungu za politiki zingiye ubwanjye cyangwa se mbona ko wenda ari byiza ku Bufaransa, hari aho azagera aho ngaho, yageze aho ngaho arakwama. Muzi ko ubu ngubu ari kwibaza uko azabisohokamo. Abacamanza bombi ari kwibaza uko bazabishokamo kubera ko Sarkozy ntabwo akiri perezida w'Ubufaransa, Kouchner ntabwo akiri. Barasanga rero ubuhamya bwinshi buri muri aya madosiye n'ibyo bimenyetso byinshi cyane byose bigaragaza ko FPR ariyo yabikoze kugira ngo babishyire ku ruhande bizabagora. Jean Claude, reka mbabwira akantu gato, nuko ubu ngubu mwabonye Sarkozy uko bazanye Roza Kabuye. Tekereza kugira ngo igihugu kibwire ikindi ngo uzaze wifatishe, ngo numara kwifatisha ngo hanyuma ngo bitume ngo ugera ku madosiye ngo ubone byose birimo, ngo hanyuma ubone uko uzabishwanyaguza, ngo bitume twebwe tuzadekara ko procedure irangiye, ngo twongere tugirane imibano ya politiki imeze neza, ngo namwe ngo u Rwanda ntuzakurikirane abantu muri gutera ubwoba ngo Abafaransa murega genocide y'abasirikare hamwe n'abapoliticiens, idosiye irangire gutyo. Ibyo ni ibintu bya politiki ariko ntabwo ari ubucamanza. Nkeka rero ko ari abacamanza Trevidic na Pu Sarkozy yari yayo mission ngo abifike bari mu kantu, baguye mu kantu ubu ngubu aho bageze barimo kuvuga nkete ngo zarangiye, ariko mu by'ukuri ku bwabo banze kujya kubaza Kayumba Nyamwasa. Ubundi bagiye bitwaza ngo Afurika y'Epfo ngo niri gushaka ko babaza Kayumba Nyamwasa, ariko ibyo byose ubu ngubu byavuye. Ubwo Kayumba Nyamwasa avuga ati rwose nimuze na Afurika y'Epfo ubu ngubu yabwiye Abafaransa ati nimuze umubaze cyangwa se nimumuhe visa aza ngo mu Bufaransa, ariko ubu ngubu bo bari kwanga bo kujya kumubaza.